Murakaza neza abavandimwe tugiye gufatanya kino kiganiro aho tugiye guhostinga bano bagabo benshi barabazi mu byukuri mu bikorwa bigiye bitandukanye, ariko kuri uyu munsi rero turashaka kumenya amateka yabo. Noneho tugiye kuganira ikintu kiri buze kugenda gikora ku bikorwa byabo byabazanye hano mu gihugu ca Kenya. Mu byukuri ngira ngo mugenda mubibona, tugenda tubigarukaho inshuro nyinshi cyane, ndetse bikaba birimbanije. Hari gukorwa, hari n'ibindi birimo gutegurwa bizatangira muri iyi minsi ya vuba cyane. Turagenda tubigarukaho nabyo, ariko abantu benshi bakunze kwibaza aba bagabo abari bo, bakunze kwibaza ese aba bagabo batekereza iki nyuma ya biriya bikorwa benshi babazimo, n'abantu bameze bate? Cyo kiganiro tugiye gukora n'aba bantu, hanyuma tuze kumenya byinshi kuri kabisa. Nico kiganiro tugiye gukora kiraza kwibanda cyane kuri ibyo bikorwa, ariko nanone abantu mwe mutavuze kuri izi nkweto ntimwaba musa n'abagize agashari. Ibintu kabisa bimeze neza, duhereye kuri Samu hariya. Noneho reba ku mutwe, umanuke ku marineti, umanuke ku gacongo kameze neza cyane, hanyuma inkweto yose ndayibona, reka ndetse kuyivuga. Ndacyari kuri Samu. Urashaka kuri Samu? Inkweto sa ubwo ihajya yitwa ngo iki? N'ubwoko bwa Nike sa? Yego. F1 se buriya gasubavuze. F1 isobanuye Air Force One. N'ubwoko bwa Nike Air Force One. Ubwo ni karite ya mbere ya Air Force. Yes, n'ubwoko bwa mbere bwasohotse bwa Air Force. Uru ni urukweto ruri very common, nubwo ari rwiza nkuko bivuze, ariko nyine ruri rusange, kuko barusohoye bwa mbere muri Nike, niyo brand bari bakoze bwa mbere, yakunzwe muri Amerika cyane no muri Afrika. Mu by'ukuri Air Force uzabona henshi cyane. Ntabwo gihendutse kabisa, biragaragara ko gihenze cyane. Oji. Yes. Ahora kumico. Ariko ikintu cyantangaje, Oji iherena ry'iburyo buri gihe ntago riba ritibuye nk'iry'ibumoso. rimwe ririho agasaraba, irindi rirafunze gusa. Atusobanurire. Yes. Ubundi wambara amarinete kubera ihe mpamvu? Amarinete. Amini amaherena. Amaherena. Yes. Amaherena impamvu nyambara, waruvuze ngo impamvu hari agasaraba. Yes, impamvu hari agasaraba nuko ni uburyo bumwe bwo kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Yes. Iyo ubonye umusaraba iteka ryose wita ubona Yesu Kristo. So rero namamaza ubutumwa bwiza nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo mugende mubwirize ubutumwa ku isi hose, ndetse mugere ku isi hose ku mpera z'isi. So rero bitewe nuko nkunda gutembera cyane uduce twinshi dutandukanye tw'isi, hari abantu benshi babona aka kantu k'umusaraba kari ku gutwi, bagahita bamenya ko ndi umukristo. Rero nubwo ntari pastor, ariko kandi namamaza ubutumwa kimwe n'abakozi b'Imana. Ariko kandi amaherena ntamenyerewe ku bagabo cyangwa se ku bahungu, reka tuvuge utyo. Yes. Kandi noneho by'umwihariko b'abanyamurenge. Yes, muri Bibiliya uzagenda ubona ahantu henshi cyane hagiye harimo abantu babaga bambaye amaherena mu buryo ntago tuzi nimba ari abagabo cyangwa abagore. Yego, ariko kandi bwari mu buryo bwa beauty expression, by'ubwiza. Rero n'imirimbo. Yes. Kwambara isaha muri make. Yes, ni nko wakubaza ntese kubera iki ukunda kwiyogoshesha ordinaire. Nanjye numva gutya ari byo byiza, as long as nta kintu na kimwe byica ku mibereho yanjye, as long as nta kintu na kimwe byica kuri principe ngenderaho mu buzima. So rero buri muntu agira ikimushimishije, cyane cyane nkatwe turi muri Amerika tugira liberté zo gukora icyo dushaka, freedom of speech, freedom of doing what you feel like it's right. So rero numva ko ni kimwe nuko pastor yambara congo. None se nk'ubwo ubaje pastor kwe cyambara congo, undi akambara suppresi, umuntu agomba gukora icyo yumva, as long as nta muntu n'umwe kibangamiye. Mabla yaravuze ku bintu by'imyambarire, bitanibaza isi mwabagabo mwe ni gake mu byo kuri tubabona mwambaye imyenda ibegereye. Kubera iki buri gihe muba mwambaye ibyenda bibisa n'ibibaruta, bitabakwiriye mugani w'abanyamurenge. Noneho nagera aho ngaho ahite akomoza kuri style abantu benshi numvise bamuziho ngo Oji buri gihe yambara imyenda nyine ya training, nyine ari simple tu. Biragoye ko mubona ni tisi, biragoye ko mubona na jinx,
mbese ahorana nyine ibintu biri aho ngaho biri simple tu. Yes, impamvu nambara imyenda ya jogging nuko ibirekuye umuntu numva just nisanzuye, numva akuka karimo karatembera mu mubiri. So rero ndongera ngo urugero ni kimwe nuko umuntu ashobora kuba akunda ubugari, undi akunda umuceri. Ibi nibyo nkunda kandi nibyo mbona ko bimeze neza. Sam, wowe nukubera ukunda kwambara ibyenda binini cyane bikurekuye? Murakoze. Njyewe impamvu mbikunda nuko niyikunze kumbera imyenda imfashe ntago ijya imbera. Mu by'ukuri yega irambera, ijya imbera, ariko indekuye irushaho kumbera. Niyo swaga yanjye. Niyo ijya imbera, ni nayo nkunda kugura mu maduka. Umwenda unyegere ni gake cyane nawugura, gake kabisa, ntabwo nakubeshya. Hanyuma kuri Papa Legend, nk'uko bari babivuze bagiye ku mahereni, ariko hari n'ikindi cyane cyane kidasanzwe ku banyamurenge, umupapa, umugabo ufite dread. Kuri wewe dread bisobanura iki? Yes, nagerageje inyogosho zigiye zitandukanye, mbona gushyiraho amadread aribyo bisa nkaho bimbereye ndetse bijyanye n'uburyo umutwe wanjye uteye. So rero ni kimwe n'ubundi nicyo Dr. Sam ashubije ko bijyanye no kuberwa. Yes, amadread arambera, ariko iyo nshyizeho indi style ariyo yose mbona bitarimo birafite neza. Yego, murakoze cyane. Reka dukomeze ikiganiro. Mu by'ukuri ako karagaciyemo, ariko si yo mpamvu y'ikiganiro. Mu by'ukuri usibye ko n'ibyo nabyo abantu baba bazibazaho mu buzima bwanyu, ariko turagira ngo noneho kuri uno munsi mudusangiza amateka yanyu. Mu by'ukuri ibikorwa byanyu bigenda byivuga henshi yagiye hatandukanye, ariko nanone abantu ntibamenye ese aba bagabo ni bande, ubundi background yanyu ni iyihe, ubuzima mwakuriyemo ni ubuhe, kugira ngo tubashe kumenya amateka yanyu. Mu by'ukuri sinzi aho turi buhere. Urakoze cyane. Burya background y'umuntu cyangwa se biography y'umuntu aba ari ikintu kinini cyane kandi cyagutse, ariko kandi turagerageza kugisamarizinga into phases, ndetse wenda turagerageza gucunguza uburyo umwete kugira ngo mubashe kumva neza ubuzima twakuriyemo kugeza aho tugeze aka kanya. I personally navukiye muri Congo, mvuka mu gihe kirimo intambara. Nyuma y'amezi 3 gusa amaze kuvuka tuza kwimuka mu rwego rw'ubuhunzi nk'uko n'abandi bose bahunga. Murabizi ibibazo muri Congo tugenda duhura nabyo. Tuza guhunga mfite amezi 3. Mu by'ukuri nta buzima bwinshi nzi bwo muri Congo. Duhungira mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Rwanda niho nakuriye, niho nigiye primaire, nigiye Kicukiro. Abenshi barahazi akarere ka Kicukiro. And then mwaka wa 6 ndawutsindana amanota meza cyane, njya muri kigo bita École des Sciences Byimana. Iyo groupe scolaire itabagiye mbere, École des Sciences Byimana niyo yabagiye mbere. Urumva ko rero mu by'ukuri hari ubumenyi bwiza twari dufite bwatumaga tubasha kujya ahantu hasa nkaho nyine ari heza. Nuko niga École des Sciences Byimana, cyari ikigo cy'abapadiri. Mu by'ukuri kiduha uburere bwiza, kiduha ubumenyi umuntu ari wese yakwifuza. Ngeze mu mwaka wa 3 secondaire, ibyo twitaga ngo ni tronc commun, nkora ikizami. Noneho biba ngombwa ko nanone twongera gushiftinga tuva mu Rwanda. Ntegereje amanota ya tronc commun, tujya mu gihugu cya Kenya. Aho hari mu 2010 tujya mu gihugu cya Kenya. Mu by'ukuri navuga ko kitaduhiriye cyane, kuko nahaburiye umubyeyi wanjye papa umbyara mu 2011 mu kwezi kwa 5 itariki 8. Icyo kintu cyasize intimba mu mutima wanjye, ari nacyo cyabaye imbarutso y'impamvu nkora ibyo nkora aka kanya. Papa amaze kwitaba Imana, mu by'ukuri yari yarize, abantu benshi baramuzi. Twari tubayeho neza, ariko amaze kwitaba Imana ubuzima busa nkaho bugiye gutangira from zero, from scratch. Nk'umuntu nabagwa mbere mu ishuri, nk'umuntu abonye amanota meza muri mu wa 6 primaire, nkajya ku kigo navuga cya mbere mu gihugu cy'u Rwanda. Ubuzima bwarahindutse. Umuntu ari wizeye ko yazabona bourse yo kujya kwiga hanze,
akajya muri Russia akajya muri Amerika ndetse n'ahandi, agiye gutangira ubuzima ku myaka 14. nsigarana na mama, cyari mu gihugu cy'ubuhungiro kuko igihugu cyacu murabizi ko ari Congo. Dutangira kuvuga ngo ese turabaho gute, nandi kumwe n'abavandimwe banje turavuga ngo reka dushake uburyo tubaho. Niko gutangira gushaka ubuzima, navuga ngo ni imibereho n'abandi bose bayibamwo, ariko kandi kuvuga ngo umwana nkanje imyaka 14 15 wari ufite akazoza kejo agiye gutangira agiye wenda acuruza smokies, amasausage murayazi ku muhanda aha murahazi za seasons, cyangwa se ku roastinga chicken, gucuruza inkoko ku muhanda kugira ngo abashe kubona ikimubeshaho. Murumva ko ari ibintu bibabaje. So dukora ako kazi imyaka igera nko muri 2, tukiga muri weekend tukajya gucuruza. Nitone nakanya ko gukora ama homework, nitone nakanya ko gukora ama devoir, ariko kandi Imana tugirira neza kubera ya mpano yari yaduhaye y'ubwenge tugatsinda tukaba mbere, ndetse nshimira sinzi ko mu principals wanje cyangwa se director wanje azabona iki kiganiro, ni umunyakenya bamwita Baraza, yabonye ubwenge twari dufite icyo genge na murumuna wanje Dr. Sam, aremera aravuga ngo kuva papa wanyu apfuye nzemera muzige kubusa kugeza murangije secondaire. Ndamushimiye ahari, Imana ibumumugisha. Twarize kugira ngo tumotive abandi bana b'abanyakenya, twiganaga icyo gihe, turiga turirangiza umwaka wa 4 ducuruza inkoko kugira ngo tubashe kubona ubuzima, ndetse ibyo bitubera imbarutso yo kugira ngo dukore ibi bikorwa by'urukundo, ibi bikorwa byo guteza umwana w'umukobwa imbere ahari hose ku isi no kumuremera icyizere cy'ejo hazaza. So rero muri 2017 nibwo twagira amahirwe kujya mu gihugu cya Amerika, nkuko n'abandi bose Imana ijya bacira inzira. Murabizi ko turi mu buhunzi, kandi twese abenshi muri twebwe tuba turi muri process tujyana mu bihugu byo hanze kugira ngo tubone umutekano. So rero muri 2017 nibwo twagiye mu gihugu cya Amerika, tugira amahirwe noneho tubonye ahantu heza hafite umutekano, umuntu ashobora kwiga yagira icyo ageraho. So rero ntihagera nageze ndengeje imyaka 18, bambwira ko ndashobora kwiga muri college, ndetse ndashobora no kujya muri secondaire, kuko umwana urengeje imyaka 18 muri Amerika ntabwo ibyo aba byemerewe. Barambwira ngo ndakora icyo bita GED, cyangwa se njye mu kigo gisa nk'ari cy'imyuga kugira ngo mbashe kuba nakomeza. Narabwiye ngo ngewe ndiyizeye nta kibazo, mumpe ibizamini bya GED, nimbitsinda murafata amanota muyahindure mbone gukomeza. Nta kimwe cyaciyemwo, nakoze ibizamini ndabitsinda, njya muri college gutyo niga computer information systems, n'ikoranabuhanga rihanitse. Imana ingirira neza ndarirangiza, narangije mu 2020. Ubu rero nkaba meze neza, ariyo mpamvu rero mvuga ngo ibyo dukora bitewe n'ubuzima twabayemo, amateka twakuriyemo, aba background, nibyo bitumotiva cyane kugira ngo twibuke n'abandi bari mu buzima twari turimo 2011 tumaze gutakaza umubyeyi. So rero nkavuga ngo wowe unkurikiye aka kanya urashobora kubayeho ubuzima bugoye aka kanya, ariko kandi bajya bavuga ngo the future is bright. Ntabwo uzi icyo Imana iguteganyiriza ejo, usikate tama, kesho ni mzuri. Urakoze cyane Sam. Amateka yawe atandukanye gute n'amateka ya OG? Urakoze bwana Justin. Amateka yacu agiye gusa amenshi, ariko urumva nta muntu uhura n'undi sample gusa, nk'uko ibikumwe byacu bidahuye, nk'uko imboni yacu zidahuye. Amateka yanjye nk'uko yavuze, OG yavukiye turi guhunga, tuva muri Congo, hari intambara. Mama yarantwise icyo gihe, navukiye mu gihugu cyo muri East Africa, hari mu Rwanda. Tumare kuvuka nyine navukiye mu Kiyovu cy'abakire, tuza kwimukira mu Gatenga Kicukiro abahazi, tuhamara iminsi. Naho papa yari umwarimu, kuko yari yarize muri Kongo, afite impamyabushobozi, yigisha ku bigo byinshi cyane. Tumare kuva mu Gatenga turatura cyane, Kicukiro turatura centre, tuza muri 2010 primaire nagiye mu Rwanda. Mbere ko njya muri 2010 tujya muri Kenya, primaire twagiye mu Rwanda imyaka yose kuva mu wa mbere kugeza 6e.
sixième primaire tujya gukora icya leta. Cyo nibuka cyo neza nuko nari umuntu ukunda kwiga, ukunda amashuri, kuko nta mashanyarazi yari ahari, nta electricité yari hari icyo gihe. Twajyaga tujya ku murenge. Umurenge urabizi ko yabaga ari inyubako imeze neza ya leta muri iyo quartier mutuyemo. Niyo hari amashanyarazi, tukajya kwiga, tukarara mu ikayi. Mu by'ukuri twaraga twiga paka bukeye. Nge n'umuhungu bita Dirija, yari umuhungu mu Islamu, kubera nyine ibizamini bya leta turi kubyitegura. Tubikore muri 6e primaire turabitsinda. Naje ndo wa mbere mu kigo, uwo mushiti wanjye azuru wa gatanu. Urumva bakoreshaga amapointi udukoni dutanu nimba nibuka neza. Muri iyo systeme yacu narangije primaire 2009. Muri 2010 njya ku kigo bita Groupe Scolaire Saint Joseph Kabgayi. Abayizi ni ikigo cy'aba Catholique. Niho nigiye primaire secondaire. Ariko ntago twatinze kubera ko mama yari yaraje muri Kenya na papa wanje baje guhagarira ubukwe bwa kuzine wanje wari uvuye muri Amerika. Ariko papa wo mukobwa wo mukuzine wanje iwe ntiyabashije kuza muri Kenya. Nono ababyeyi banje kuko bari muri East Africa bari hafi nawe uko uzabera abari bo baza kubusimamiye gutanga umukobwa. Bamari kuza basa nkaho bashimye igihugu cya Kenya, ariko bagaruka muri Kenya, bagaruka mu Rwanda, bagaruka mu Rwanda. Twari turi ku ishuri, yari interina. Tuve muri interina nyine dutaye muri za vacancy, baravuga ngo twagize igitekerezo cyo kuja kuba muri Kenya. Babibwira grand frère wacu mukuru witwa Runezerwa, ndetse musuhuza. Akimubwire baravuga okay sawa, muvuye muri Kenya niyo mwakunze, reka tuhaje. Baradutegereza tuva ku ishuri, turakatisha amatike tuja muri Kenya. Kenya tuhageze 2011, ubuzima bwari bumeze neza mu by'ukuri. Abakuru bacu bashaka utuzi bajya gukora, ndetse natwe tujya ku ishuri, ariko bitarenze umwaka tugira ibyago. Umubyeyi wacu arapfa, yitaba Imana, nkuko bivuze. Papa wacu ndetse tumubwira ngo akomeze agire uko bidashira, tumuhoza ku mutima. Benshi baramuzi, yitwa Karori. Ubuzima buragora vraiment. Umubyeyi arabizi ko umugabo mu rugo rw'umunyamurenge cyangwa se urugo rwe rwose, umugabo ni umutwe w'urugo. Tugira ibyago rero, ubuzima burahinduka, tuva mu ishuri, twadropinze out, tujya mu muhanda cyangwa se tujya gukora akazi ku muhanda kugira ngo tubashe gusapotinga mama wacu. Mama wacu nta giswahili yarazi. Twebwe ya minsi twamaze mu ishuri twari twarize igiswahili, tubasha nyine gukora ibyashara, tugatana ibihumbi 200 tukabasha kurya. Tujya nyine ku muhanda dukora ibyashara, ducuruza ibintu n'ibindi, ducuruza inkoko, ducuruza smokies, ariko tuza kugira amahirwe aho twigiraga twari abahanga cyane, tuba ba mbere. OG nawe abo wa mbere muri classe yiwe, kuko yandushagaho umwaka umwe. Abo wa mbere muri classe yiwe, nanjye nkaba wa mbere muri classe yanjye. Directeur witwa Pastor, n'umupasiteri, Pastor Baraza, Samuel Baraza, aravuga ngo abana bazi ubwenge, ariko kubera ko ari impunzi, babuze ubushobozi, babuze umubyeyi, reka mbishurire minervare babashe kwiga bazarangize secondaire muri Kenya. Arabikora, duhereza scholarship, turiga, dukomeza guperforminga neza. Ndetse ikindi kintu cyaduhaye amahirwe nuko twari abasportif, twakoraga sport, twakiniraga ikipe ya soka ya football y'ikigo, tugatsinda ibindi bigo. Murabizi za Bookshine, za Willy True, n'ibindi byinshi cyane, za John Njoroge, tukazikubita kabisa. Urumva nari umuhanga ku ruhande rwa 11. Ojya ari umuhanga mu gutsinda ibitego. Nanjye narinze gutsinda cyane kuko narinjiraga nkatinga nkajya muri box ishoti kabisa. Ngiye ishoti rikomeye cyane, papa Jise, ngiye ishoti kabisa rikomeye cyane. Rero kubera ubwo buhanga bwo gukina football, aduhereza scholarship n'ubu bwenge bwo mu ishuri. Turakomeza paka turangije secondaire. Twabaye duparitse akazi gatoya, ariko kubera bwa ubuzima bwo muri Kenya tuzirikana, niyo warangiza secondaire ntago uba wakagera ahantu wabona akazi keza kakwinjiriza.
dusubira hehe dusubira ku muhanda gukora bimwe twakoraga. Twamaze segonderi nyine imyaka ya kera cyane, mbere y'uko Imana iducira inzira muri 2018 yo kujya muri Amerika. Ubu ngubu twabaye abanyamerika, Imana mu by'ukuri ntako itagize. Ariko ubuzima bwari bugoye, dushaka amafaranga ku muhanda. Rero nimubona tugaruka hano muri Kenya gusapotinga abantu, nuko tuzi struggle z'ahantu, nuko tuzi ukuntu ubuzima bugoye, nuko tuzi ukuntu urubyiruko rutakaza ibyiringiro by'ejo hazaza byoroshye cyane. Like it's very like in a blink of an eye, in a second bahita biheba cyane, bakajya mu rumogi, bakajya mu nzoga, bakajya mu bagore wenda simbizi, I'm not sure, ariko nyine bagatakara cyane kandi hari fitira yabo. Ibaze iyo tubijyamo natwe muri ya myaka twari turi hano, I'm sure ibyo byose ntabwo twari ko turi gukora ibikorwa, twari ko twarakomeje izo ngeso kugeza n'akanya. Ariko buri impamvu tutazikomeje, impamvu cyangwa se tutazifashe ngo tuzigire zacu izo ngeso mbi, nuko hari umuntu atweretse urukundo akatwigisha, nuko hari umuntu wabashije kudushoramo muri bwa Minerval, ndetse tukagira icyizere muri twebwe yuko hari icyo tuzaba cyo. Buri muntu wese kutwumva yizere ko hari icyo azaba cyo. Nugira iyo mindset bizagutera gukora cyane, bigutere gutekereza cyane, ndetse no guharanira kugera ku ntego yawe wiha mu buzima. 2018 twagiye muri Amerika, tubantu bita Texas. Nahise nabanje kujya mu ishuri ry'umwuga kuko nanjye nari ndengeje imyaka 18, ariko nge nabikoreye biri kinda different from OG, bihabanye na OG kuko yafashe GED, nge mfata kujya mu kigo bigisha imyuga, mpera ku bintu by'ubuvuzi biri hasi by'ibanze bita medical assistant. Nabanjije nunganira abaganga, niho nahereye. Nagiye kwiga ahantu bita muri Austin, abenshi barabahazi, abo twiganye ndetse n'abo twasuraga muri weekend kuko ni ikigo cya internat. Tumare nyine namazeyo amezi 9 niba atari umwaka, mbona impamyabushobozi 3. Nabonye ya mbere yari medical assistant, nabonye icyo bita phlebotomy technician. Phlebotomy ni umuntu uvura, umuntu uvoma amaraso abarwayi baje kwa muganga, kuko amaraso abasha kuduhereza uko ubuzima bwawe buhagaze. Dukoresha systeme 3 mu kushaka ikibazo kiri mu mubiri wawe. Dukoresha amaraso. Icya kabiri dukoresha twakoresha sputum samples, ibikororwa dushaka gusuzuma ibintu by'igituntu, niba ufite igituntu cyishe mu mubiri wawe cyangwa se igituntu kiri active. Icyishe mu mubiri wawe ni latent TB. Urumva latent kiri late, cyatinze kugaragaza ibimenyetso ariko uragifite. Dukoresha icyo bita urine samples, urine izo icyo bita wenda umukojo cyangwa se sinzi nimba ari izina kwihagarika kadukoresha, cyangwa se Imana imbabarire ariko inkari ntabwo ijambo rivuze neza. Inkari gushaka nyine especially dukoresha nyine kwihagarika mu badamu, kureba ko batwite cyangwa se hari indwara bita UTI iba mu badamu cyane cyane nyine basamye babyaye. So nkomeze nyine ibyo bintu, ndetse nabonye indi certificate nari mvuze ebyiri ya medical assistant na phlebotomy, ndetse nabonye EKG technician. Uko umutima utera, ku mutima byo nibona mu mafilme, umutima uri kugenda gutyo uzamuka umanuka uri gusona, biriya tuzi kubisoma tukamenya n'umuntu agiye gucikana cyangwa se umuntu agifite umwuka wo guhumeka. Mare kuhavangwa n'amazi mezi nyine agera ku 10 ku mwaka, n'imitaye 9 kuko nize vuba cyane, abandi bamara imyaka 2, ariko nge nahize mu gihe gito cyane kubera wa muhate wo gukunda ishuri nari mfite. Dushishikariza abantu gukunda education, ntibakababeshye, ntugatakaza umwanya wawe utari kwiyinvestingamo. Wowe ubwawe uri projet ikomeye cyane, niwishoramo hari umunsi umwe bizakungukira. Kano kanya murabizi ntago ndi bubisubiremo, ibyo nize icyo gihe mbabwiye ndi kubyaplika mu kazi kanjye kuno munsi, ndi kubyaplika. Nta jambo wenda undi mu doctor w'umuzungu ukomeye cyane yavuga sindyumve. Kubera iki? Nkigera muri Amerika hari ibyo nishoyemo, nkirengagiza yuko nakoze muri company zigoye cyane, company z'inyama amezi 4, ariko nari mfite intego
naravuze ngo nzakora muri kampani amezi 4 ariko namara gushira nzajya ku ishuri. Nashakaga iki sasa? Nashakaga imodoka. Kubera ko kampani zihema amafaranga menshi cyane kandi meza. Tactique yanjye ni korera amafaranga menshi cyane uvunike ariko ukuremo imodoka izagufasha kwideplasa kujya ku ishuri, gukora akazi koroshye ndetse n'ibindi, gukonekta n'inshuti, kwitabira ama event yakungura ibitekerezo, nawe ukazabasha kuzavamo umuntu ukomeye ejo n'ejo bundi. Kuko Amerika ni igihugu gifite opportunity, nubwo abasore benshi cyane bari kutureba batabizi, ndetse n'ababyeyi bacu tugomba kubitahura. Mare gukora kampani njya muri iryo shuri marama amezi 9. Mvuye ku ishuri sasa nagiye muri university, muri college, nahereye muri college bita Amariro College. Nahise njya mu ikoranabuhanga ho gatoya kuko isi iri guhinduka cyane bitewe na technology. Nagiye muri computer science, ni science ya computer, ukuntu computer zikora, ukuntu bakora amakode, ukuntu bakora ibintu by'ama website, ama application, ndetse nyine ukuntu artificial intelligence twayikoresha mu buzima busanzwe kandi ku nyungu za humanity, ku nyungu z'abantu. Ndabyiga ndabirangiza. Ubu ngubu sasa ndi kwiga ibindi bya medical. Mbere ya computer nizo medical technology, nyine muri aho gace ka Mariro na amaklase yamaze nk'icyo cy'amezi, ntabwo yatinzeyo, na amezi 4 gusa, ariko twari guhabwa certificate, twabyigiye kuri online. Ndetse mu gihe cya corona, nyine muri iyo mutindo ya corona, mwigira mu rugo kuri internet, nafashe amaklase muri Harvard. Nafashe amaklase muri Harvard University. Iyo university irazwi cyane, utayizi wenda ni university ikomeye ku isi yose, iri muri zimwe zikomeye, harimo za Massachusetts, harimo za Yale, urumva na ama Ivy League schools. Nafashe amaklase muri Harvard online, ndayiga ndayarangiza kuri internet tu. Byari byoroshye cyane. Mare kuva muri Harvard njya muri University ya Michigan, naho mfataye amaklase, ariko yo byari in person. Actually mvuye ejo bundi, mbere ko nza muri Afrika niho mvuye muri Michigan. Rero turakomeza, nakoze mu mishinga y'impunzi, abatuye aho ntuye barabizi. Ngafasha no kubona ibyangombwa, kubona za permis, za driver license. Nafashe abantu benshi cyane barabizi kweri, kandi mbaramutsa aho bari. Nafashe abantu kubona za green card, munazizi, icyangombwa kikwemera kuba muri Amerika imyaka 10, uza muri Afrika cyangwa se usubira aho wavuye ufite ikindi cyangwa kigufasha cya travel document, cyangwa se kikwemera kubona akazi muri Amerika mu gihe cy'imyaka 10. Ikindi mfasha abantu kubona ubwene gihugu, gushaka za passport, kubona ama certificate abahereza ubunyamerika, ndetse nkanabatoza ibibazo bababaza kugira ngo bazatsinde. Vraiment abantu bacu cyangwa se abandi nigisha baba Spanish, baba Hispanic, bo mu bihugu bya Latin, bya Mexique, za ubu ngubu hari abacuba benshi cyane bari kuza, bisaba kubatoza kugira ngo bahuguke mu bintu bazabazwa. Rero nakoze mu mishinga yakira impunzi muri Amerika mu gihe cy'umwaka umwe, ndetse naje kugirirwa amahirwe nkora umushinga wanjye, organisation yanjye, ntago ndi bivuge mu mazina, ariko izaruha igihanze n'ubundi, yo kwakira impunzi muri Amerika, yo gutanga service, yo kumenyereza abantu, kubigisha systeme nyinshi cyane zitandukanye. Rero urumva ko hari ibyo nkora muri Amerika ndetse hari n'ibyo nkora muri Afrika. Ndumva nkunda sport, ndi umuntu nyine uri very nkuri byinshi cyane man, uri byinshi cyane. Wenda kugira ngo mpe bagenzi banje ijambo cyangwa se nabo bakomeze babaze, ndagira mbaza akabazo kamwe gusa. Urumva mwavuye muri Oje yavuye muri Kongo afite imyaka 3, amezi 3 I mean. Hanyuma wowe wavukiye mu gihugu cy'u Rwanda, muri abanyamurenge, ariko mu by'ukuri ibibazo biri murenge murabizi. N'uyu munsi turimo gukora kino kiganiro, hari intambara. Ese mwebwe by'umwihariko nk'urubyiruko rukiri rutoya cyane, ibibazo biri iwacu mu bifata gute? Yes, urakoze cyane. Buriya nta kintu kibaho gikomeye cyangwa se kiremerera imitima y'abantu nko kuba mu buhunzi.
none ndi muri Amerika ariko kandi ntabwo nishimiye kuba ndi muri Amerika. Ndaguha urugero rumwe hano muri Kenya, urabona ko twahaje, umunyakenya arimo arantwara mu modoka, yabona polisi ku muhanda, wenda tuvuga akoze nk'agakosa, akase nabi cyangwa se ntabwo ateye kinyonteri, ukajya kumva isavugana n'umunyakenya, polisi usijali, unaona bagahita basa nk'aho ari abantu b'abavandimwe baziranye. Ariko mu buhunzi muri Amerika ntabwo wabwira polisi gutyo, biragoye cyane ko yanakubabarira. Ni itike ako kanya ugahita ujya muri koti ukaryishyura, utaryishyura ukaba wanahabwa icyo bita waranti, ukaba wafungwa. So kugira igihugu nta kintu gisa nkacyo. Ariyo mpamvu ubona dukora ibi bintu byose kugira ngo dushishikarize urubyiruko nk'igihugu cy'ejo, nk'imbaraga z'ejo, gukunda gakondo. Twigeze gutegura Miss Mulenge mu Minembwe, mbwira Juste ndambwira ngo ntago tuzi muri Kongo cyane, mbabarira uvugane babita ngo n'abashefu, abashefu b'imihana igiye itandukanye. Ndabyibuka hari ku itariki, hari kuri muri 2022 mu mwaka wa 2022, umwaka ushize, mu kwa 10 itariki 8, yango mwaje mubibona no kuri social media na repostinze. Umbabarire ubaze abashefu muri Kongo, muri la mihana igize, urayibona, niba hari umutekano, tuzane igikorwa cya Miss Mulenge ko twagikoza hano muri Kenya kimera neza, ariko abakobwa bamwe muri Kongo badusaba ko twagitegura no muri Kongo kugira ngo nabo babashe kwitinyuka, babashe kugira ijambo. Icyo gikorwa kirategurwa mu by'ukuri, amafurage hanze. Juste aza kumbwira ko abashefu bamubwiye ko hari umutekano utameze neza, ko abanyamurenge barimo barishwa cyane. Byarambabaje cyane njyewe ku giti cyanjye, kuko numvaga ko ibikorwa byiza byo kugira neza, byo kuzamura umwana w'umukobwa, byo gushishikariza urubyiruko kugira education, kwiga kugira ngo ejo n'ejo bundi baziteze imbere, bya patriotisme, ko byabanza bigahera muri gakondo. Barambwira ngo umutekano ni muke pe, turashobora kugishyira hariya ugasanga abana bahuriye ubuzima. Ni mugende mubwire Papa Legend, mubwire na Dr. Sam, bakomereze hariya muri Kenya, habaye hari umutekano. Umutekano nuramukugarutse muri Kongo, ni ukuri kose n'abana bacu tuzabakira babashe no gutegura ibi bikorwa muri Kongo. Nanashimira abantu babashije gukora kiriya gikorwa cya Miss Mulenge hariya. Mu by'ukuri bakoze igikorwa cy'ubutwari, ko Imana yari abashoboje igikorwa kikagenda neza, hakaboneka umwana userukira abandi. Mu by'ukuri byaradushimishije. Biri mu byatumye tuvuga ngo reka dukore iki ngiki cyitwa Miss Mulenge World, kuri ya mpamvu y'ubuhunzi. Ariyo mpamvu banatubajije ngo ese tubifata gute kuba mu buhunzi. Turavuga ngo aka kanya hari umunyamulenge uri muri Amerika, hari uri muri Australia, hari uri muri Canada, hari uri muri Belgique. Ku isi hose twagiye tuba scattered kubera ibibazo by'intambara. Reka dukore igikorwa kizatinyura umwana w'umukobwa w'umunyamurenge aho ari hose ku isi. Na wa wundi uvuga ngo nta kintu navugana n'umuzungu, ndacyari mu buhunzi, nta gihugu dufite. Igihugu turagifite, niko gusa nta mahoro arimo. Ariko kandi nk'urubyiruko nitwe ba mbere tugomba gufata hakomeye kugira ngo ejo n'ejo bundi tuzabashe kuzana impinduka. Birababaje kuba turi mu buhunzi, ariko kandi turizera Imana tudashidikanya ko umunsi umwe natwe tuzagira identity. Identity yacu ni muri Kongo, kandi Imana izadushoboze tuzabashe kwasubira. Icyo nicyo kintu nakwifuriza umuntu wese dukurikiye, waba uri umubyeyi, waba uri umusaza, waba uri umusore. Duharanire gakondo. Muri Amerika abantu benshi bakunda kuhaja ugasanga bahise bajya muri company
ntabwo ndi bureke kuvuga kuri iki kintu. Umwana w'imyaka 15 akifuza kuba yagenda akajya gukorera amadolari 7 ntashaka ubumenyi, ariko kandi baravuga ngo America is a land of opportunity. Ntabwo opportunity ya mbere iri muri Amerika cyangwa se muri Canada na Australia n'ahandi ari gukorera amadolari 8 ku isaha. Opportunity bavuga no kugenda ugahaha ubumenyi, bwa bumenyi uhashe ukabasha kubwapurika mu bikorwa bya buri munsi ndetse no guteza imbere aho wavuye, dore ko turi abanyamahanga muri biriya bihugu. Ndifuriza umuntu wese umara twumva nona ngo mwinvestinge umwanya wanyu mu bikorwa bizatuma ejo n'ejo bundi natwe tugira identity. Kuba impunzi birababaje, ariko kandi ubyitwayemo neza waba ikiraro cha generation y'ejo hazaza. Murakoze cyane. Abantu benshi ngire ngo baraza gutungurwa wenda n'uburyo ikiganiro giteguye, ariko mu by'ukuri hari amagambo arimo kuvugirwamo akomeye cyane, umuntu akaragira ngo asubire inyuma, ukabona kandi ikiganiro cyaba kirekire, ariko turagerageza uburyo bwose bushoboka. Mu mitwe y'abantu bari bazi ko mushobora kuba mwaragiye muri Amerika nko muri za 2001 muri za 2 gutyo kubera ibikorwa mumaze gukora, ariko ngire ngo biraza gutungura benshi ko mumaze imyaka mike yamuvuze ko mwagiye 2018 hafi aho ngaho. Ni gute mwatekereje ibikorwa mumaze gukora bingana gute? Hari Miss Murenge, hari Murenge Talent, za Murenge Award, Business Ideas Presentation, amaturunwa atandukanye, gufasha imfubyi n'abapfakazi, byinshi cyane. Muri iyo myaka mike mumaze muri Amerika mwatekereje ikintu gute? Cyabajemo gute nubwo inspiration muvuga ko yavuriye hano muri Kenya? Hanyuma ikindi uburyo mubikoramo, ubushobozi ko mukora tuzi nk'utw'abandi byo bikorwa 10 na bingahe mu mwaka umwe, ubwo bushobozi bwose buva hehe? Sinzi wenda umwe yagisubiza cyangwa mukunganira. Urakoze bwana Aimable. Nkuko bivuze ntabwo tumaze iminsi myinshi cyane muri Amerika cyangwa se imyaka myinshi cyane. Hari abo twasanzeyo ndetse bamaze imyaka 20 guteranya kuzamura 10 kuzamura, muri make baturusha imyaka myinshi cyane. Ariko navuga ko iyo wagiriwe amahirwe yo kujya mu gihugu nka kiriya, nabo bazi bari kutureba, ni igihugu yutakibyaje umusaruro ngo uzirikane abanyu uzi kandi ukunda uza ku mutima uvugisha buri munsi. Iyo utabazirikanye n'umutima wagucira urubanza, si ngombwa kubazirikana mu mafaranga cyangwa se mu kubohereza buri kwezi, kubazirikana mu buryo bwo kubarepresenta mu karengane bacamo buri munsi ukahabera, kuko Amerika ni igihugu gifite ijambo kandi wowe ukirimo. Hari ikintu wakora muri Amerika kigahindura ubuzima bw'umuntu uri mu minembwe, kigahindura politike yo muri Kongo, kigahindura politike yo muri Kenya, uko ifata impunzi za Kenya z'abanyamurenge cyangwa se ndetse n'iz'abandi. Muri make kiriya ni igihugu kiguhereza freedom yo gukora, yo kugera ku nzozi zawe. Kereka nimba barakoze failure yo kudatekereza neza kandi cyane ku bandi bantu, kuko ubu buzima umuntu people abantu nibo baza mbere, nibo bafite agaciro. Ntabwo inyamaswa irusha umuntu agaciro. Hari impamvu Imana yaremye umuntu bwa mbere, yamushyize ku isi, nuko turaba agaciro. Ikindi muhereza ububasha bwo kuyobora ibitugize. Kubera iki Imana yagucira inzira yo kujya muri Amerika ukamara imyaka 10 kuzamura, ariko ikintu ukora gusa ni ukohereza mwene wanyu wo mu muryango, kandi nawe ukamwohereza byabaye ikibazo. Ntabwo dushaka ubufasha gusa bw'amafaranga, dushaka ubufasha bw'ibitekerezo, bw'impinduka. Turi kureba ejo hazaza, imyaka 10 y'umwana w'umunyamurenge, turi kureba imyaka 20 iri imbere. Ese umunyamurenge azaba akiriho cyangwa ibintu nk'ibyo? Amerika umaraye imyaka 5 ukabona ubwene igihugu, ukaba umunyamerika kimwe n'umuzungu wahavukiye. Why to maximizing izo opportunity? Ikindi nubwo tuvuga amafaranga ntacyo dukoresha buri gihe, ntabwo ari ukwiyemera, ahubwo ni ukugira ngo tubumvishe ko nabo ayo bafite hari icyo yakora.
hari umuntu uzavuga ngo ngo ari kwiyemera ngo Dr Sam ngo ari kwiyemera ngo Papa Legend ari kwiyemera. No, turi ku influencing umuntu uri muri Canada, uri muri Australia, uri muri Europe, azirikane ko muhari, ko duhari gakondo. Sino tuzagenda dutakare. None se nutazirikana abo wasize, abana bawe bazazirikana abandi. Yego rero nimba witeze ko impinduka zizaturuka mu wundi muntu utari wowe, uri kwibeshya. Turi muri iyi si kubera impamvu, urahuri muri iki gihe kubera impamvu. Gikoreshe neza. Yes. Yego. Hanyuma reka mugenzi wanje bazi ikibazo kimwe hanyuma dukomeza. Hanyuma ni ikibazo kitari kure cyane n'icyo warubajije kubijyanye n'ubushobozi. Mukoresha amafaranga atari make pe, n'ibihumbi byinshi by'amadolari. Abantu benshi bashobora kuba bibaza ese mwebwe inyungu mubifitemo niyi? Yes, urakoze cyane. Inyungu dufite muri Miss Mulenge World, inyungu dufite muri Mulenge Got Talent, inyungu dufite mu bikorwa tujya dukora nka business idea presentation, nukurema urubyiruko rw'ejo, nukurema icyizere cy'ejo, nukurema kwitinyuka, nukurema ibisa nkaho bidahari kandi bihari, kudahabwa agaciro kwikirama muntu. Ibyo ngibyo ntabwo ndi bujye muri detail, murabizi. Tumwe turashaka kurema ibisa nkaho bidahari kandi bihari. Nta gaciro umuzungu afite umwirabura adafite, nta bushobozi umuzungu afite umwirabura adafite, ariko kubitahura nicyo kibazo. Ibyo rero bihera mu kwimenya, ukamenya ko uri kimwe n'abandi, ukamenya ko nimba uri umukobwa umunyafrika ufite ijambo bingana n'umukobwa w'umuzungu. N'ikimenyimenyi muri Amerika baha umwana w'umukobwa agaciro, ariko se muri Afrika niko bimeze. None se nitutabikora, Dr Sam nimba agize iryo yerekwa mbere y'abandi, urugero Papa Legend ntagire iryo yerekwa, tuzategereza igihugu aricyo kizabikora? Urugero rumwe rw'umu YouTuber ukomeye cyane ku isi, ndetse ari mu ba mbere, yitwa ngo ni Mr Beast. Mr Beast ni umunyamerika ukurikirwa na miliyoni zirenga 200 z'abantu. Ndakeka ko ari we muntu wikorera ku giti cye kuri YouTube ufite amafaranga menshi ndetse uzwi cyane. Ejo bundi mu kwezi gushize nimba mukurikira amakuru, yaje muri Kenya, ajya muri Turkana, amaze kumenya ko hari abanyakenya abana batoya bicwa n'indwara nka typhoid, amazi mabi, abandi bicwa typhoid murayizi, abandi abantu borora inka zipfa buri munsi kubera ko hari drought, hari ubukame n'inzara, ubutayu. Ni umunyamerika. Ejo bundi araza yubaka ama wells ndabita gute, ibisima by'amazi bigera mu 100. Ajya muri Zimbabwe akora gutyo, ajya muri Angola akora gutyo, hafi ibihugu birenga 10 abishyiramo amazi. Tuvuge ko se n'aba president bafite? Tuvuge ko se Kenya idafite president? None se ko cyari umunyamerika ariko akaba yaraje akabikora? Hari ibintu bimwe bisaba ko abantu bitanga bakabera ikiraro abandi. Ndakeka ko umwana wese ufite imyaka 5-6 uri murabona ibikorwa turimo turakora, ejo n'ejo bundi azakura yifuza gukora nk'ibyo dukora. Nta kindi kintu cyihishe mu byo dukora, nta kindi kintu gituma dufata amafaranga yacu make cyangwa se menshi tugashora muri ibi bikorwa, atari kugira ngo ejo n'ejo bundi undi nawe yitinyuke, undi nawe akore ndetse n'ibirusha ibyo twakoze, mu rwego rwo kugira ngo dutezanye imbere, ejo n'ejo bundi tuzasige generation izabasha gukora ibikorwa bizagirira umuntu akamaro. Nibyo rero nta ikindi kintu kibyishe inyuma, nta yindi nyungu dufitemo. Inyungu no kubona tubaye successful mu buzima, ndetse kandi
abantu benshi bavuga ko problem solving ari imwe mu nzira izana ubutunzi. Zuckerberg murambara ikiganiro kiraza kuba kirekire. nta kibazo Oh my god, reka dusharinga ubumenyi. Ni bwiza kandi ndabizi ko hari abazabyumva bakagira icyo bakora. Abantu benshi muri Amerika bakunda kudutumira mu ma conference yo guhugura urubyiruko. Muri Canada baradutumira abantu benshi, abayobozi, abapasteri, kugira ngo tubashe kungura bimwe tuzi, ndetse kandi ndabizi ko hari icyo bizajya bifasha urubyiruko. Mark Zuckerberg yararebye aravuga ngo ese kubera iki umwana cyangwa se umusore yajya yandikira yajya arinda kwandika ibarwa akohereza undi umukunzi we ngo ndagukunda, ikazagenda ikajya mu gasanduku k'iposita bakayohereza, ikazamara imyaka iri mu nzira cyangwa se ntinahagere. Aravuga ngo reka shake inzira yoroshye. agatawari n'abatagira agasanduku k'iposita aho gakera uyagiye mu mujyi hari abandi bazayohereza ikanyagirirwa mu ipantaro ikarangira. Reka nshake uburyo bworoshye bwo kugira ngo habeho communication. Akora Facebook nta n'imyaka 16 imaze ibayo, ndakeka yaratangiye nko muri 2008. Nonaha Aimable cyangwa se Byamungu Etienne arashobora kwandikira umugore wiwe ati rwose ngeze Kayore ndaje. Mu munota umwe akabonye iyo message. Problem solving, gukemura ibibazo. Ubu ni umuntu wa gatatu cyangwa se wa kabiri ufite amafaranga ku isi. Bill Gates yakoze Microsoft. None iki kiganiro turakora uragenda gusa ugihuza wandike ngo Papa Legend na Dr. Sam bahuriye mu kiganiro. Ibyo bintu birakorohera kurenza kugenda ukajya wandika impapuro ukagira gute. Ibitabo nona umuntu arandika igitabo kimwe akajivanamo ibitabo miliyoni akabishyira ku isoko bikagurishwa. Ibyo ni Microsoft. Problem solving, gukemura ibibazo. Jeff Bezos, Amazon, none urashobora kugura ino sindika ya Air Force, urukweto mwavugaga Sam yambaye, ukarugura ruri mu Bushinwa mu minsi 3 rukagusanga muri Kongo. Wakubwira none aha nguve muri Kongo ujya mu Bushinwa n'amaguru cyangwa se n'ubwo wakoresha imodoka. Urumva urwo rugendo rushoboka. Problem solving. Turimo turakemura bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo, kandi mu gukemura ibyo bibazo nibyo bizava mu bisubizo. Imana idufashe abarimo baratwumva ari abasore babasha kugira icyo bakora kizabasha kugirira inyungu bene wacu bari muri Kongo barimo bararwanirira gakondo. Imana idufashe abarimo barumva iki kiganiro b'abasore bameze nkatwe, be kubatwa n'ibiyobyabwenge, be kwica umwanya wabo, be investise umwanya wabo mu gukemura ibibazo umunyamurenge arimwo aka kanya. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma Sam, aka kanya muri hano Nairobi ahagiye kubera Miss Mulenge World, birumvikana n'abakobwa batuye isi yose bazayitabira, ntabwo ari kuva muri Kenya gusa nubwo ariho bigiye kubera. Uyu munsi niho muri amakuru dufite dukura muri coordination nuko kuwa kabiri ejo bundi irushanwa rizatangira, ni kuvuga ngo amajonjora. Ni igikorwa rero mwiteze gute, noneho mwebwe mubona giteguye gute kuko mwebwe nibwo mukiza? Igikorwa cya Miss Mulenge World kizatangira kuwa kabiri ejo bundi mu cyumweru gitaha, rero tukiteguye neza kandi naho kizabera barakiteguye. Byantangaje cyane kumva ngo n'abana b'abayobozi bariyandikishije, abana b'abayobozi ba CBRK, abashinzwe za coordination, ndetse n'abana barabyumvishe vraiment. Ni benshi cyane kandi iki gikorwa cyabashije kujya mu mitwe y'abantu baracyakira ndetse baragikunda. Kumva ngo umuyobozi waho igikorwa kizabera n'umwana we cyangwa se atanze umwana we kwitabira. Urumva ko vraiment ni ibintu legit, ni ibintu bifite ubuziranenge nk'uko waje bivuze. Yego. So turabyiteguye nk'uko ari bivuze, kandi n'utariyandikisha
muhereza amahirwe ni igikorwa uzamo nkawe ntugomba kwihindura ntugomba kwigira utari we just vayo kumeze ni bashiki bacu nta muntu uzamutera ubwoba kubera ko ni igikorwa kidafite ibibi ahubwo gifite ibyiza byinshi inyungu nizo nyinshi kurusha ububi kandi ndababwiza ukuri ibintu dukora nabivuze muri speech yanjye ndi gukora Mulenge Got Talent igikorwa nateguye mu mezi ashize cyo kuzamura impano z'abana bacu cyangwa se z'abantu bacu kandi uvuga abana bacu cyangwa se batumva ko ari abantu batoya ndetse n'abantu bakuru baraje ndetse na za business ideas navuze ko nta gikorwa dutegura tudatezemo impact impinduka muri societe impinduka mu buzima bwabo niyo twahindura gusa umuryango umwe iyo ni intambwe nziza noneho nkananswe igikorwa kizahindura community hari umuperezida wo muri Afrika babajije ikibazo ngo se ni iyihe agenda wakozeho cyane kuri manda yawe yari igoye kurusha izindi agenda urabizi aravuga ngo agenda yo guhindura abaturage banje mu ntekerezo niyo yari igoye ntiyavuze ko ari agenda yo kubaka amabarabara ya za highway y'ibiraro ntiyavuze ko ari agenda yo kubaka ibigo bikomakomeye yavuze ngo ni agenda yo guhindura imitekerereze yakoresha ijambo ry'icyongereza kandi ivuge mindset to change their mindset guhindura mindset ya community y'abantu cyangwa se yanjye bwite mindset yanjye nkavuga ngo nimba ntari kujya ku ishuri yihindure jya ku ishuri nimba uri gukorera umuntu hindura ukora ibi nibi ushinge business yawe nimba ndi mu bintu bibi vamo ukora ibyiza mindset ni ikintu gikomeye cyane rero ibi bikorwa dukora bya Miss Mulenge ni uguhindura mindset ya community akarusha y'umwana w'umukobwa kumva ko ashoboye ndakubwiza ukuri muri Amerika abantu batwara imodoka nziza n'abadamu barimo n'abakobwa barimo kandi zihenze abantu bafite utuzi twiza n'abagore barimo rero umuntu warwanya iki gikorwa nawe yaba atikunda yaba atifuriza ibyiza abandi bantu yaba ari umuntu just ukunda kwegama hari inyuma gusa kegama ashaka ubuzima buguma uko bumeze adashaka impinduka nziza ahubwo ari gukritika kandi umuntu uzakritika iteka ryose uzasanga nta kintu vraiment ari kudufasha muri iri terambere iri ni iterambere ibi ni ibikorwa biri long term goals turebera mu myaka iri imbere ese eka tugeranye yenda no kubona ubwigenge ngiye gutanga urugero rutoya urabona ko ibihugu byabonye ubwigenge kera nka Amerika muri 1774 nimba atari na gatandatu byateye imbere kubera ko byagize freedom nitutiha agaciro dufite kacu nta wundi muntu uzakaduhereza kandi nitwisenya ntawe uzatwubaka nitwisenya ntawe uzatwubaka ntawe uzatugirira imbabazi avuge ngo abantu barisenye reka tubahuze tububake no ibisubizo nitwe bigomba kuvamo tunashishikariza abantu ko badusupportinga amafaranga aragoye kubona nkuko bivuze muri Amerika aragoye cyane aragoye rero dukoresha amafaranga yacu twenyine gusa nje na Oji hari igihe dusubira muri Amerika twashiriwe hari igihe dusubira muri Amerika tuvuga se tugiye kuyashakisha gute tugiye kongera dusubira inyuma a zero twongere dusevinge aba investors abumva ibitekerezo ntuvuge ngo kanaka ntago ari kudushigikira no nimba Imana cyangwa se ni umutima nama wawe ukubwiye ngo fasha abasore fasha abagabo muri ibi bikorwa ni karibu cyane turi abantu bari open nimero zacu ziri public nta utazifite watwandikira ukavuga ngo ngaya 50 ngaya 100 y'amashiringi ngaya ibihumbi 10 by'amadolari bitewe nuko umeze turayakira kandi ayo mafaranga turayakurikirana tukayakoresha neza hari umuntu ugira ngo ni nta mafaranga yanjye zakoreshwa nabi ariko ayo mafaranga ni amafaranga akora ibikorwa kandi tukanabitangariza abantu mu gikorwa kanaka aimable cyangwa se runaka utuye hehe utuye kuri uyu mugabane ni uhembye Miss Mulenge Award ni uhembye igisonga cya mbere ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa se niba dufatiye sale
yego urakoze cyane sinzi niba hari akantu ushaka kongeraho ariko nagira ngo nkubaze ikindi kibazo. Icyo kibazo akomoje ku kantu twaganirijeho na coordination, baravuga bati umukobwa naze first nabanze yumve ko agomba kwitabira igikorwa. Twarimo tubagaragariza imbogamizi zihari. Hari umwana uvuga ati njyewe ndi mwiza nujuje ibindi bisabwa ariko sinagize amahirwe nkuko mwabivuze, nta muntu nabonye umfasha kwishyura ishuri, sinagize amahirwe yo kurangiza secondaire. Icyo ni ikibazo. Undi nawe ati narari mfite ibiro byinshi, hari uburyo nyine uvukana umubiri nyine w'ibiro byinshi. Undi nawe ati murabona umukobwa ugejeje metero imwe na santimetero 65 cyangwa 61 izo tuntu nta buryo muraba CEO mufite ijambo navuga ngo ni iryanyuma nubwo mukorana na coordination, ariko nanone utwo tuntu nta buryo dushobora guhinduka kugira ngo wenda n'ufite iyo mbogamizi yego abakobwa ni benshi, ariko nanone kugira ngo tutaniganwa wifitiye icyizere wese nawe abe yaza. urakoze cyane. Miss Mulenge World cyangwa se iri rushanwa ntago rigendere cyane kureba umukobwa mwiza, umukobwa udafite ibiro, umukobwa navuga wenda hari gasongo cyangwa se oya. Ino ni Miss cyangwa se iki ni igikorwa gishaka gutinyura umwana. Icyambere kumwibutsa agaciro ke, icya kabiri kumutinyura muri rubanda, icya gatatu gutuma yitekerereza. Nkuko mubizi ababyeyi bacu bakunda gutekereza abakobwa, nuvuga ngo yumve ko afite agaciro, yumve ko yakwitekerereza, yumve ko yakwifatira n'imyanzuro. So rero ikigenderewe cyane ni capacité intellectuelle kurenza wenda ubwiza ndetse n'ibindi. Rero urashobora kuza uko umeze kose kandi ukaba watsinda. Naho ku kibazo warubajije Dr. Sam ndamwunganiraho, impact y'ibi bintu tujya dukora uragenda uyibona kuko mu kwa gatatu yarari muri Kenya yakoze business idea presentation, aho abantu bazaga bagatanga ibitekerezo by'imishinga, ikaba wenda yashigikirwa bitewe n'umushinga umeze neza cyangwa se arushije iyindi. Mwaje mubona abapapa b'imyaka 60 aza akavuga ngo njyewe mfite umushinga wa champignon gira amata. Ibaze umwana w'imyaka 20 n'ingahe utekereza ikintu nk'icyo ngicyo, umubyeyi umubyaye wanamubera sekuru akitabira. Mwaje mubona abantu benshi. Njyana umuntu wampamagaye muri Amerika arambwira ngo uriya mupapa yaranyigishije, mwakoze kuba mwazanye iki kintu. Nubwo atatambuka umushinga we, nubwo utatambuka, ni ukuri ko Imana ngenza aho supporting. Ntabwo ndivuge izina ry'uwo muntu ari muri Wisconsin, ndatekereza ko azakora iki kiganiro n'inshuti yanjye kandi aramusapotinze. Dr. Sam yazanye Mulenge Got Talent kumurika impano z'abana. Isekere nawe murayizi y'abanyamaryogo, aho n'abanyamurenge bakiri batoya bafite impano yo gusetsa. None barimo barakora comedy mu Rwanda, stand up, nta script atabiteguye. Yabitangiriye muri show Dr. Sam yateguye Mulenge Got Talent. Mureba ahantu aba basore batugejeje, turi proud yuko turi abanyamulenge kuko abana barimo bararebwa n'abantu benshi. Byavuye mu gitekerezo Dr. Sam yazanye cya Mulenge Got Talent. Navuze Mugabe Charles urimo ihimba indirimbo zikurikirwa mu rwego rwa East Africa yose mu Giswahili. Muzi ko ya performance bwa mbere muri Mulenge Got Talent. Tutavuze kuri Miss Mulenge, ba Miss Sabine bazanye imishinga yo kohereza ibikoresho by'isuku muri Congo. None turimo turabafata nk'aba influencer. Miss Sabine, Miss Jemima, Anita, Miss Theodora, bamwe barafungura channel. Turazana ba Jennifer, turazana ba Cecile. Umuntu utari murabona impinduka, impact, positive impact y'ibyo turimo turakora. Mu by'ukuri namwita impumyi
kuko ibyo dukora ni ibintu bigaragarira umuntu ari we wese. Niba abayobozi bo muri aka gace mutuyemo bafata umwana abakobwa babo bakabohereza mu irushanwa nk'iri ngiri, nuko hari ikintu kizima babonamo. Icyampa ejo n'ejo bundi hakavuka ba Dr. Sam K 100, icyampa ejo n'ejo bundi hakavuka ba Papa Legend 100. Intego twari dufite yo gutangira ibi bintu tukaba tuyigezeho tudakoresheje imbunda, tudakoresheje amasasu. 6 y'umwana umukobwa w'umunyamurenge, 6 y'urubyiruko rw'abanyamurenge muri rusange, niyo 6 yacu nk'abasore babashe kugira iyerekwa. Ikindi kandi ndatanga conseil ku mwana uri muri Amerika, uri muri Canada ndetse n'ahandi. Mugende mwinvest umwanya wanyu mu kwiga, mugende mwinvest umwanya wanyu muri research, mumenye uko isi irimo iragenda ihindagurika. Bizabarinda byinshi kandi bizatuma mugera ku ntego y'ubuzima. Murakoze. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma karagaruka ku izina rya Miss Mulenge. Ni izina ritera challenge cyane ku bantu benshi uko tugenda tubyumva. Kuba byariswe Miss Mulenge birapresentinga ubwoko, bityo bigacalenginga abantu benshi. Kabasi wo turi kumwe rero mwagira icyo mubwira abantu. Akandi kabazo ka nyuma, ibi bikorwa ni bikorwa byiza kandi cyiza cyose kiravuna. Ni zihe mbogamizi muhura nazo, ikindi muteganya kuzahangana nazo gute? Yes, urakoze cyane. Uravuze ngo ni Miss Mulenge. Impamvu yitwa Miss Mulenge challenge kuri benshi ko ubwoko muri rusange. Yes. Impamvu yitwa Miss Mulenge World cyangwa se Miss Mulenge ikaba idakorerwa muri Kongo cyangwa wenda ntago nagisobanukiwe ikibazo. Ngira ngo icyo bashaka kuvuga yitwa Miss Mulenge, yakagombye kuba representingwa n'abanyamurenge cyangwa se itegurwa n'ubwoko, donc itegurwa n'abanyamurenge. Ngira ngo nicyo cyatse kuvuga. None se abaritegura n'abanyamerika cyangwa n'abazungu? Ntituri abanyamurenge. Turi abanyamurenge, no mpamvu dutegura Miss Mulenge. Gusa impamvu itabera neza muri Kongo kandi duturuka muri Kongo nuko twabaye scattered. Icyo kibazo nagisubije, twagiye duhungira mu bihugu bigiye bitandukanye. Hari abari mu Rwanda, hari abari muri Kongo, hari abari muri Europe. Yego, twagiye tugira ngo tworohereze buri muntu wese uri ahantu hagiye hatandukanye, buretse ko niyo muri Kongo twarayiteguye. Nuko gusa umutekano ari wabaye ikibazo, kandi nunagaruka tuzagitegura kimwe nuko n'undi wese yagitegura, as long as bizanira umunyamurenge inyungu. Challenge nizabura, harimo challenge z'ubushobozi. Mu by'ukuri tugenda duhura n'imbogamizi zigiye zitandukanye. Harimo abatabyumva bavuga ngo iki si cyo gihe cyabyo, ariko kandi ndumva nta gihe, nta limite y'ibintu kuba. Turashobora gutegura Miss Mulenge, umwana ubutsinze nonaha akaba yajya kuri ambasade ya Amerika, akaba yajya kuri ambasade ya Kongo, akaba ya raisinga issue, tukabasha kubona igisubizo. Kuri challenge y'ubushobozi nkuko nabivuze kandi nzakomeza nyine mbivuga, turacyari abana batoya cyane, murabibona no mu gihagararo no mu myaka turi bato. Ntago turabona amafaranga ahagije yo gukora ibikorwa byose nkuko biba bigomba gukorwa. Rero imbogamizi y'ubushobozi iracyari challenge. Dushishikariza aba investors, umuntu wese w'umunyamurenge wagize icyo ageraho, ko yadufasha. Nta nyungu tubifitemo, inyungu ni y'ubwoko bwose muri rusange. Nimba ufite company runaka, nimba ufite ibikorwa cyangwa se icyo amaze kugeraho, vagize supporting kugira ngo bibashe kutworohereza, bibashe kudufacilita. Nanashimira umuntu witwa Jolie uri muri Arizona, Imana igumugisha kuba warumvishije iki gikorwa byose ukabasha kudutera inkunga. Mu by'ukuri waduteye inkunga ifatika kandi watubwiye ko uzaba umupatina wacu ibihe byose. Wari ufite umutwaro wo gukora ibikorwa
urangije uza gusanga ari basaza bawe bamaze kugira iryo yerekwa. Tuzafatikanya kandi Imana nawe izagushoboza. Rero urebye ni nk'uko nguko bimeze, ariko kandi mu by'ukuri umuntu wari we wese agire ishaka ryo kugira ngo tubashe gutera imbere nk'ubwoko muri rusange bitewe n'amateka twagiye dukuriramo y'ubuhunzi. Murakoze. Yes, nagiraga ngo mbaza akabazo wenda gasa n'agatandukanyeho gatoya n'ibi byose twagiye tuvuga. Wenda hari ni nk'akabazo ka orientation cyangwa se ni nk'ikibazo ca orientation. Urabona abantu bagenda bafata imico y'ahantu bagiye batura sometimes. Ego turi abanyamurenge, tugomba kuba dufite umuco wa kinyamurenge, ariko nanone niba ubaye mu Burundi byanga bizakunda hari umuco runaka uri buvome w'abarundi. Bityo rero n'ahari hano muri Kenya hari umuco bamaze kugira by'umwihariko nk'urubyiruko w'abanyakenya. Muri Amerika ho biba bimeze gute? Iyo muhageze byanga byakunda hari challenge runaka abantu bagenda bahura nazo, hari abana bamwe bafata imico ya hariya, hari kenshi na kenshi twumva ko haba hariho amadroge menshi cyane, ugasanga wenda hari bishobora gutuma umusore uri mu kigero cyanyu wenda ku rugero cyangwa se uko mwageze muri Amerika mungana, ukaba wo kuyoriente mu biyobyabwenge, hakabamo ingaruka nyinshi zigiye zitandukanye. Nk'abantu barimo kubategera bari muri Afrika by'umwihariko nk'urubyiruko, niki mwarubwira ku rugero wenda hari aramutse yisanze nko muri Amerika, niki mwamubwira cyangwa se n'inama mwamugendera kugira ngo azabashe kugera kuri future yiwe nziza cyangwa se iterambere rirambye atisanze mu biyobyabwenge cyangwa se mu bundi buryo bugiye butandukanye bubi, ibintu bidasobanutse. Wenda ikibazo kirashobora kuba kibaye nka kirekire ariko ndizera ko gisobanutse. Yes, urakoze cyane. Icyo kintu komojeho cy'ubuzima bwo muri Afrika n'ubuzima bwo muri Amerika, cyane cyane ku rubyiruko, nk'uko nabivuze biri mu byo abantu benshi cyane bakunda kugenda badutumira ngo tujye kuvuga, ndetse hari abantu bamwe muri coordination itegura Miss Mulenge hano muri Kenya twari turimo turabiganira, ejo ndimo ndabasangiza ku buzima bwo muri Amerika ndetse n'ubuzima bwo muri Afrika. Mu by'ukuri bitewe na background z'urubyiruko hari itandukaniro rinini cyane ryo muri Afrika no muri Amerika. Nkuko nabivuze, Amerika ni igihugu kigenga gifite freedom nini cyane bitewe nuko babonye independence kera cyane, imyaka hafi 220 ishize. So rero hari ubuzima abantu bakuramo hano bwo kumva ko uri munsi y'ababyeyi. Ababyeyi nibo bakubwira ngo iki ni kiza, iki ni kibi. Muri Amerika siko bimeze. Urashaka guhana umwana akavuga ngo ngenda guhamagarira polisi mama, cyangwa se guhamagarira polisi papa. Hano kuno hajya badukubita akanyafu kera tukiri abana, uti iki ni kibi. Muri Amerika ntago wabikora. Iyo bikoze umwana akandana telefona 911 polisi kaba irahageze. So rero ibyo byatumye urubyiruko ruri based muri Africa, African Americans, birara cyane. Ukagenda kugira ngo ugendere muri ya systeme y'uburere bwiza twahabwaga n'ababyeyi muri Afrika, ahubwo ukagenda ukashaka kujoininga ubuzima bw'abanyamerika bitewe n'aka kwigenga. Ugasanga abana benshi barimo barishora mu rumogi, abandi barimo barishora mu biyobyabwenge. Ndatanga ingero nyinshi, mwagiye mwumva abana benshi b'abanyafrika bajya bicwa na overdosing, ukanywa ibiyobyabwenge byinshi bikaba byatuma ubura ubuzima. Hari abana benshi usanga bicwa barashwe muri Amerika bitewe no kwigana systeme y'abanyamerika. So rero biratandukanye cyane. Amerika iyo utitwaye neza, iyo utamenye intego, mu by'ukuri uhahurira n'ibibazo kurenza ibisubizo wahabonera. Izo ngero muraziza, n'ababyeyi bacu bari muri Kenya bafite abana benshi bari muri Amerika bagiye bahura n'ibyo byago byo kuba umwana yakwicwa ntunamenye n'irengero ryiwe, kubera ko akenshi nta nubwo tubitaho nk'ababyeyi. Icyo kintu ndakivuga, hari abapasiteri benshi nka Bishop Dr. Musinga ndetse na Dr. Paul Gitwaza bakunda kugenda babiganira bavuga ngo ababyeyi mugende mwita ku bana banyu. Umubyeyi akajya muri Amerika yaramenyera ubuzima bwo muri Afrika bwo kubaho just
abona muri Amerika tubita ngo ni food stamp gupokezwa nko mu nkambi ukaja hariya ugahita ujya mu mafaranga cyane umwana wawe ugasanga umuburiye umwana bamara kumurira umwana nawe rero ahita abona ubu burenganzira busesuye bwo gukora ibyo ashaka kuko nta presence y'umubyeyi urajya mu kazi ugenda tuvuga saa 8 zo kumanywa B-shift utaye saa 5 umwana ntuzi ibyo yiriwemo ntago umukurikirana na devoir mama ntago umenya nimba yayikoze nimba atayikoze bityo rero impfu zidasobanutse zigabanuka ikindi kandi bizaturinda depression uzasanga umwana avuga ngo njyewe mama sinzi nimba na mama rwose kibaho nta mwanya mbonera abana ugasanga bagize depression twahita nka gute ihungabana ukabona abandi babyeyi babana b'abazungu barabatembereza barabaganiriza ariko ugasanga ababyeyi b'abanyafrika bo bari mu amafaranga gusa bityo bigadindiza abana babo aribyo za overtime nyinshi ngakeneye amafaranga ngo yo kubaka inzu muri Afrika ngakeneye amafaranga ariko ugasanga barimo baribagirwa abana babo icyo ni ikintu tuzafatira umwanya ndetse turagifite Imana y'idushoza tuzagikora hano tuzakora icyo bita youth retreat aho tuzigisha abana benshi uburyo ki babaho bitabagoye uburyo ki batastruggling ndetse no kubategurira ejo hazaza h'ubuzima bwo mu mahanga cyangwa se n'uburyo basubira muri gakondo kuko hano muri Kenya abantu benshi bari muri processes barimo barajya muri Amerika ariko ntago bazi ubuzima buri muri Amerika so tuzagerageza dukora amaseminari agiye atandukanye mbere yuko dusubira muri Amerika ya youth retreat kubaganiriza ndetse no kubabwira uburyo ki bakitwara muri Amerika kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo bitabavuna murakoze Sam hari ibintu bivugwa mu by'ukuri kubera abantu batari hariya ugasanga wenda hari sometimes ntibabifata nk'ukuri hari ijambo ririmo kuvugwa ko hari abanyamurenge basigaye bisanga mu butinganyi muri Amerika nabo birahari nta mutinganyi w'umunyamurenge ndumva no c'est vrai nta mutinganyi public ntawe nzi ariko nyine ubutinganyi muri Amerika niyo iri ku rwego ruri hejuru cyane ndetse niyo agenda iri gupushingwa cyane ku bihugu bya Afrika murabizi ko Ubugande bo banze iyo agenda y'abanyamerika ndetse babafungira ubufasha Museveni ejo ndavuze ko nta homosexuality azemera ko mu Bugande ihaza ndetse abanyamerika bira ntago bakunda umuntu urwanya amagenda yabo ubaopoza barabyanga cyane ahubwo bagufungira bagukatira umuriro n'amazi byose ariko mu bwoko bwacu uwo muco ntukanabeho ntukabeho uzaguma iyo ngiyo ariko nabo tuzabasengera babireke gusa nkuko arabivuze umwana wawe yaba ari umuhungu cyangwa se umukobwa yisanze mu butinganyi homosexuality ni icyacu navuze ngo ababyeyi bo muri Amerika Canada Australia ntibita ku bana ntibabaganiriza bityo abana bakabona uburyo busesuye umwanya usesuye freedom yo gukora ibyo bashaka nimwita ku bana banyu babyeyi bari hanze ya gakondo bitewe n'ubuhunzi mukabonera umwanya amasaha 3 mu cyumweru abana banyu ntago bazisanga mu butinganyi abana banyu ntago bazisanga mu biyobyabwenge abana banyu ntago bazisanga muri depression mwite ku bana banyu kuko nicyo gihugu cyejo nicyo cyizere cyejo murakoze juste urakoze wabajije neza ngusubije mu rwego rw'abantu bafite za 20 kuzamura za 25 ariko uwo mwuka w'ubutinganyi urashobora kuba uri kwinjira mu bana bafite za bakiri bato mu by'ukuri impamvu narimbaje icyo kibazo nuko hari abantu benshi maze kuganira nabo bakavuga ko icyo kibazo gihari kandi kiri mu bwoko bwacu that's why nari nshaka kugira ngo habe confirmation cyangwa se urakoze cyane juste reka sasa ngisubize uwo mwuka uri kwinjira mu bana b'aba teenager abari mu myaka y'10 10 kuzamura kugeza nko muri za 24 25
uwo mwuka uri kubinjiramo kubera ko bakuriye muri Amerika bagiye bakiri abana bakiri bato biga mu bigo by'abanyamerika akabona umwana w'umuzungu ari gukundana n'undi mwana w'umuzungu w'umukobwa bahuje gender cyangwa se igitsina nawe kumva ko yabigerageza yabona umwana mwiza bahuje igitsina akifuza kuba bakundana uwo mwuka urahari mu bana b'imyaka 15 10 nkuko navuze kare ariko ni gute twawirinda nuko twakora amaseminaire ubwoko bwacu ntabwo tumeze nk'abasomali ntabwo tumeze nk'aba Ethiopia bakora ibikorwa bahoza umuco wabo bawigisha abana babo muri Amerika umusomali uhatuye azohereza abana biwe muri Afrika nk'amezi nk'atatu igihe bafunze ishuri akabohereza bakiga ikorowani idini ryabo imico yabo akamusubiza ku ishuri muri Amerika ndetse hari n'abatuma abana babo biga hano primaire yose na secondaire akazamutwarayo ari muri university yaraciye ubwenge kubera ko nagiye muri Amerika ngiye nkuze nari mfite imyaka nyine iciye ubwenge utanye influencer mu bintu nge ndashaka gukora ariko abana bari kujyayo bari muri za munsi ya 18 biroroshye cyane ko imico yabo izahinduka bakwisanga muri ibyo bintu batisunze Imana cyangwa se ababyeyi batubagira inama birashoboka rero umusomali intego yo kohereza umwana we muri Afrika nta yindi ni ukugira ngo azige primaire na secondaire hano kandi umuco azagira umuco wa Kinyafrika noneho akarusho w'abasomali w'idini ryabo kubera ko biragoye kwigisha umwana idini ryabo muri Amerika kubera ko hari ibirangaza byinshi cyane azaba distracted cyane mu buryo bushoboka cyane rwose rero nashishikariza abantu ku bwoko bwacu mureke dutangire dukore ibi bikorwa nta wundi uzabidukorera nkuko nabivuze kare ababyeyi ntawe uciye mu ijambo ababyeyi bashakire umwanya abana babo babigisha bitari ibyo hari ibirangaza byinshi muri Amerika bishobora kuzatuma abana batakaza umuco ndetse abana batakaza umwimerere wa Kinyafrika reka mbasubize kandi ikintu kigiye gusa nk'icyo hari abana bamaze imyaka 10 kuzamura imyaka myinshi cyane twego gupresiza batisanga muri iyo ngiyo ariko nyine imyaka myinshi cyane usanga bakundana n'ubundi bwoko nta kibazo nubwo mu bwoko bwacu nyine harimo babitera ako kantu kuvuga ngo kuki ugiye ushatswe mu Nigeria n'umuki kandi hari abahungu b'abanyamurenge rero barahari rwose byabayeho usanga abana b'abanyamurenge barashatswe n'aba Nigeria ndetse n'aba Black American cyangwa se barabyaranye nabo ngabo nukubera iki nuko abana batinzeyo muri Amerika biga iyo mico bumva ko gushakana cyangwa se gukundana n'ubundi bwoko biri normal kandi iri iwacu ntago bisanzwe barakuvugaho cyane n'ibintu bisanzwe n'ushaka umuntu mudahuje ubwoko uzavugwa hari abantu benshi cyane b'abanyamurenge bashatse abandi bafite ubwene gihugu abandi b'ibindi bihugu kamyite gutyo baravuzwe cyane yego urukundo love is universal urukundo ruri ku isi yose wakunda ushaka ariko mu muco wacu ni ikintu gitabwaho konti cyane hano muri Kenya dufite igikorwa cya youth retreat conference narabitekereje mbere yuko tuva hano nge na OG urubyiruko bari kutureba tuzabahereza location muzaze mutubaze ibibazo ubuzima tubayemo tuzatanga ijambo ariko igihe nyamukuru ni ukumva ibitekerezo byabo ibibazo bafite turebe ko twabisubiza ibyo tutashobora gusubiza tuzagerageza dusubize ariko bazaze tuzanatumira n'abandi bantu bafite inararibonye kugira ngo bazabashe kandi uwo munsi tuzabasha wenda mu bushobozi dufite buke tuzabasha kubahereza ibyo kurya n'ibyo kunywa murakoze cyane ndakeka twagana no ku musozo w'ikiganiro ikiganiro cyabaye kirekire ariko n'ubundi byari ngombwa kubera ko abagabo babiri n'abantu bafite amateka buri wese akomeye ndetse n'ibigwi navuga bya buri wese kubera ibikorwa bafite reka mbashimire cyane ariko kandi nibutse abantu ko gahunda ari na kabiri nibwo amajonjora azatangira ubwo ngubwo kalendriye baraje bayibone uko ibikorwa byose bizagenda bikorwa mbashimira rero abatumirwa yaba Papa Legend Oji ndetse na Dr Sam K Dodos akantu ka engineer bakongereho kubera ko umu IT
buriya aba ari umu-enjeniyeri batagira ngo ni umu-enjeniyeri wenda w'amazu n'icyo abantu bamenyereye ariko cyangwa ibiraro ariko civil engineering ni ukuvuga ngo turebe ko Kongo ibona ibiraro. hanyuma ndabashimira wenda habaye hari amasegonda 30 wenda yo gusoza ikiganiro ku ijambo wenda dushobora kuba tutakomojeho mwarivuga hanyuma tugasoza. Yes, urakoze cyane. Ijambo ryanjye rya nyuma nabasha wenda kugenera abadukurikiye bose, ndabwira ngo umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Gano naka Imbaraga ni ubumwe, juste uzuza. gutandukana ni ukwimara imbaraga. Yego. Ikigira kabiri, akandi kanakunda kuvuga ngo ufashe agati kamwe wakavuna byoroshye, ariko ufashe ubuti 10 cyangwa se nk'ibihumbi 100 ntabwo washobora kutuvuna. tubumwe nitumara kubumwe, havunika tumwe ariko utundi ntabwo twavunika. tubumwe nitumara kubumwe bizagorana cyane ko hari umwanzi watwinjirira. Ikindi kandi dufite ibikorwa bigiye bitandukanye, uwumva ashaka kuba umusponsor wacu, uwumva ashaka kudufasha, mu by'ukuri muriyegerejwe, nimero mwatuboneraho cyangwa se mwakoherezaho ubutumwa kuri M-Pesa, kuko nta wanga ijana murindi, kandi mu by'ukuri ubufasha bwawe burashobora kugura amazi, ubufasha bwawe burashobora guha Noheli cyangwa se bonane umupfakazi ndetse n'imfubyi idafite umubyeyi. Nimero nta yindi ni 07 12 78 24 25. Twongera ngisubiremo, wumva ashaka gufasha ibi bikorwa tugiye dufite cyangwa se umuterankunga, nimero nta yindi ni 07 12 20 07 12 78 24 25. Amazina ni Jean Ngirakwizera. Imana ibaho umugisha, turabakunda kandi nitutagwa isari tuzasarura, niko Bibiliya ivuga. Yego, ijambo rya nyuma ni ugushimira abantu baturebye kandi tubiyegereza muri ibi bikorwa byacu, nta uhejwe bazabizemo. Tuzatangira amajonjora kuwa 2 ya Miss Mulenge World. Abaterandikisha ni mwiyandikisha, dufite gusa iyi weekend n'iposho n'iyinga n'akazi rimwe. Mwiyandikishe muze, muzabasha kwishima ndetse no kwiga byinshi cyane. Ayo mahirwe ntabacike, ariko amahirwe kwamera gucitse sinzi ko wenda harandi yaboneka kuko iba rimwe mu mwaka. Ikindi aba bifuza kudutera inkunga, twavuga ngo ni karibu cyane, ni karibu cyane, muze mudufashe. Ibi bikorwa ntago ari ibyacu, ahubwo ni iby'abantu bose. Si ngombwa kubura umunyamurenge, uri we byabiza kurushaho ukadufasha, ariko uri umuntu tudahuje ubwoko, umurara, hari akantu wenda abantu ubwoko bwacu bw'abanyamurenge dukunze gufatira ibikorwa mu mirara, ngo kuba kana kari umusamari, umunyakarama, ari umusinga, ari umwishwa w'abaki, ngo ntago namufasha. Ntago Miss Mulenge ari y'umurara, ahubwo ni y'ubwoko. Ntago Miss Mulenge iterwa inkunga n'umurara, iterwa inkunga n'abantu bafite umutima n'ubushake bwo kwikorera, kandi nawe urimo. Ikindi abari muri Amerika bashaka kudufasha, kuri Zelle ni platform ikoreshwa juste, ikoreshwa kohereza amafaranga muri Amerika. tuyizi pi vuba uzayimenya, vuba uzanayikoresha kwanza. Kankwature wo mugisha. Kuri Zelle mwabikoresha nimero ya +1 guteranya 1 8 0 6 4 4 3 1 0 6 4. Iyo nimero ni yanjye Dr. Sam K, kandi icyo wakohereza aho ngaho kizabasha kudufasha kandi kizagira agaciro. Ubaye ufite cash app, twatanga nimero, reka uje ivuge. Umuntu ufite umutwaro nko dufite wo gusapotinga ibi bikorwa, ushaka gukoresha cash app, nimero ni guteranya 2 1 0 9 8 0
5 6 3 umuntu ushaka gusapotinga ibikorwa byacu kugurira imfubyi cyangwa se umupfakazi Christmas no guhemba Miss Mulenge ushaka guhemba Miss Mulenge igisonga cya mbere cya kabiri birashoboka kandi mufite ubushobozi. Nimero ya cash app ntande ni guteranya guteranya 1 2 0 980 5 6 3 amazina ni Umutoni Diane. Uwo nawe numwe mu bakobwa rero ndumva nta kindi narenzo. Umutoni ni Imana ibaho umugisha. Diane ni nde? Diane ni ni umwana w'umukobwa w'umunyamurenge kandi ndizera ko rwose turamwizeye, niyo mpamvu twakoresheje nimero. Murakoze cyane, reka dusoreze kino kiganiro hano. Turabashimiye mwebwe mwese abagikurikiye, hanyuma ibiganiro nakagaruka. Ciao ciao.